Haleluya, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'abane namwe. Amazina yanjye nitwa Ndagijimana Jean de Dieu. Twongeye kunezererwa Imana mu mitima yacu ko tugiye kongera kubana namwe muri kino kiganiro umurimo w'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku muhamagaro w'umuntu. Buri muntu wese niwe mwanya wo kumva icyo Imana yamuhamagariye n'icyo yamuremeye. Reka twiragize Imana. Imana, turagushimye kuri Imana igira neza, tugushimiye imirimo itangaje wadukoreye, wongeye kutumurikishiriza mu bwiza bwawe, twongera kubona umucyo w'isanzure ryawe. Data, turagushimye ko ukomeje kuturindira muri uyu mubiri kandi tukaba turi amahoro. Nyiringabo Imana, rero tugiye gutangira ikiganiro umurimo wawe. Tuzi neza yuko hari benshi bagiye guhishurirwa icyo wabaremeye, ndetse n'umuhamagaro wabo bagiye kongera guhishurirwa bundi bushya. Reka ukore ku mitima yabo, wongere ubihishurire bundi bushya, kuko twebwe ibyo twatambutsa twabitambutsa nk'umwana w'umuntu, ariko nzi neza yuko wowe nukorera muri kino kiganiro n'ubwabwira ubwoko bwawe icyo ushaka kubabwira. Reka umugambi wawe mwiza kuri twebwe ukomeze gusohora, kandi ukomeze kwihishurira buri umwe wese. Reka ibyo ushaka kandi ushima tutagusabye mu magambo ukomeze kubiduhanabira bose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubasuhuza rero, nk'uko mubimenyereye, kino ni ikiganiro umurimo w'Imana tugiye gukurikirana muri kano kanya. Uyu munsi turaganira kuri topic ivuga ngo nahamagariwe iki. Dufite byinshi byo kuganiraho ku muhamagaro, ariko nanone tugiye kuvuga ku bice bitatu, wenda ibindi tuzagenda tubivugaho mu biganiro bizakurikira iki ngiki. Uyu munsi turaganira ku gice cya mbere cy'ubuzima bwa buri munsi, n'igice cya kabiri cy'ubuzima bw'umwuka, n'ikirusha byose agaciro. Muri bino bice bitatu nawe uraza kugira ihishurirwa by'icyo wagombye gukora mu byo wahamagariwe. Amen. Reka duhere ku gice cya mbere. Igice cya mbere cy'ubuzima bwa buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi tugira byinshi dukora ndetse binatandukanye bituma tuba abo turi bo. Bishobora kuba ari inshingano za buri munsi, bishobora kuba ari ibikorwa bya buri munsi, ariko nabyo bisa naho bitureba. Umuntu uri mu nshingano ze kandi uzikora neza, rimwe na rimwe abantu bashobora kwibaza niba gukora inshingano neza ari umuhamagaro w'umuntu. Ariko uyu munsi turi bwarebere hamwe niba ari umuhamagaro. Mu buzima bwa buri munsi dukora byinshi bitandukanye, nk'uko nta muntu ushobora gukora ibintu bimwe. Ntabwo abantu bose bashobora kuba abahinzi, cyangwa se bashobora kuba abacuruzi, cyangwa se bashobora kuba abantu bafite kampani. Abantu bose, bivuze ngo uko umuntu ariho n'uko umuntu aremwe, akora ibintu bitandukanye n'iby'undi kugira ngo abashe kubaho, ndetse anafite n'izindi nshingano zimureba kandi agomba gukora neza. Umuntu iyo ari umucuruzi akenera ibituruka ku buhinzi n'ubworozi kugira ngo abeho mu buzima bwa buri munsi, ariko n'abahinzi n'aborozi nabo bakeneye bano banyabizinesi babagurira ibyo babashije gukora mu nshingano zabo. Bivuze ngo kubaho, tubaho twuzuzanya. Mu yandi magambo, uyu munsi Imana iguhishurire icyo wahamagariwe. Mu nshingano zawe za buri munsi, iyo uzikoze neza ukabaho wuzuza mugenzi wawe, ni wo muhamagaro wa mbere Imana idusaba, kuko ku rwacu ruhande nitubishobora tubane n'abantu bose amahoro. Mbese twabyifatamo dute
turamutse dusanze twese turi gukora ibintu bimwe, nka mu gitondo tugasanga abantu bose bari gucuruza, cyangwa se tugasanga abantu bose babaye abapasiteri, cyangwa se tugasanga abantu bose bagiye mu kintu kimwe nicyo bari gukora. Bivuze ngo ntabwo twaba twuzuzanya, ahubwo twaba twabaye nk'abahangana. Nicyo gituma tudashobora gusohoza umugambi w'Imana mu buzima bwacu mu gihe hari ibyo tudashaka gukora kandi ari umuhamagaro wacu. Bisobanuye iki mu buryo bw'umwuka rero? Nari mbanje kuvuga mu ruhande rw'umubiri no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, kuko nta kintu na kimwe umuntu ashobora kugeraho atabanjije kukireba neza ngo agitekerezeho, agikore, abonemo ibyiza n'ibibi. Ariko ibyiza iyo bibaye byinshi bivuze ngo bya bindi bibi bishobora kutagaragara. Ni nayo mpamvu twavuga muri runo ruhande rw'ubuzima busanzwe, kuzuza inshingano zawe ufite, uba watangiye kwinjira mu muhamagaro wawe neza, kuko nicyo kizatuma ibyo uzakora byose ngo abantu nibabona imirimo yawe bahindukirira Imana kubw'iyo mirimo. Mu gihe ibyo ukora mu nshingano zawe za buri munsi ujye ugerageza ku rwawe ruhande uzisohoze neza nk'uko byakagombye. Tugiye kuri ino ngingo ya kabiri yo ku ruhande rw'iby'umwuka, ho habisobanura neza cyane mu Baroma, ni ibice 12 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'10. Hagira icyo habivugaho. Mu Baroma ibice 5, ibice 12 umurongo wa 5 kugera ku 10. Reka tuhasome twihuse. Natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Yesu Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niko twahamagawe umuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahamagariwe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura. Cyangwa umwigisha yigishe, agire umwete wo kwigisha. Cyangwa uhugura agire umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyije. Utwara atwarane umwete. Ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Umurongo w'10. Kuko ku byo gukunda bene data mukundane rwose, ku by'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Amen. Hano mu murongo guhera kuri 5 kugeza kuri 10 hagenda havuga uburyo ki turemye. Bivuze ngo turemye mu buryo butandukanye, kandi abantu bakunda ibintu bitandukanye, ndetse abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye. Emosiyo z'abantu ziratandukanye, ibishimisha abantu bamwe si nabyo bishimisha abandi. No mu buzima bwa buri munsi ibyo abantu bakunda si n'ibyo abandi bakunda. Bishatse kuvuga ngo hari icyo wowe ukunda cyane kurusha ibindi. Mu murimo w'Imana no mu muhamagaro wacu, ijambo ry'Imana ribivuzeho mu buryo butandukanye. Guhanura ahanura uko kwizera ko kungana. Ku murongo wa 6 akavuga ngo nuko impano ngugira ubuntu nawe abugire atikanyije.
umwigisha yigishanye umwete, ahugurane umwete, kandi bagakomeza bavuga ku by'urukundo. Urukundo narwo rugenda rugaruka. Ntabwo byashoboka ko abantu bose baba abahugura, ntabwo byashoboka ko abantu bose baba abanyempuhwe. Niyo mpamvu uyu munsi bibaye byiza ntukore biriya kuko abandi bari kubikora. Ntujye muri korali kuko abandi bari kuririmba, ahubwo ujye muri korali kuko ari umuhamagaro wawe. Ntujye ku rusengero kuko abandi bagiye gusenga, ahubwo ujye gusenga kuko wumva ari umuhamagaro wawe. Uyu munsi ntiwubahe abagukoresha, cyangwa se ntiwubahe umufasha wawe, cyangwa se uwo mu rwubakanye, cyangwa se umwana wawe, cyangwa se nawe uri umwana. Niwubaha umubyeyi wawe ntumwubahe kuko ariko bigombye, ahubwo umwubahe kuko ari wo muhamagaro wawe. Twaremewe gukundana, by'urukundo ngo dukundane rwose, ngo kandi ngo urukundo rwacu ntirugire uburyarya. Ikintu cyadushoboza hano gusohoza umugambi w'Imana kuri twebwe no kuba mu muhamagaro wacu neza, ni uko urukundo rwacu rutazagira uburyarya. Byo gukundana rwose, dukunde bene data. Ngo uko dufite inshingano nyinshi, ku murongo wa 5 niho babivuga, nk'uko turi benshi ngo ariko nyamara turi umwe muri Yesu Kristo, ngo buri muntu wese n'ubugingo rwa mugenzi we. Tekereza ku mubiri wawe, kuko ingingo ziba ku mubiri w'umuntu. Tekereze nk'ukuguru kuramutse kuvuze ati njyewe nta kintu maze, ngiye kureka kuba urugingo rw'umubiri. Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko umubiri wose wababara. Ukuboko kuramutse kuvuze ngo ntacyo maze, reka ndeke kuba urugingo rw'umubiri, nabyo byababaza cyane, byababaza umubiri. Bivuze ngo wowe umwanya urimo ni wo wawe, kuko nuramuka uvuyemo cyangwa se ukavuga ko utabishoboye, cyangwa se ukavuga ko uvunika wenyine, cyangwa se bivuze ngo uzaba uvuye mu mwanya wawe kandi umubiri wose uzababara. Niko bijya bigenda iyo twanze gukora inshingano zacu mu buzima bwa buri munsi, mu nshingano dufite mu matorero atandukanye, bituma tubabaza urugingo rw'abandi. Bivuze ngo nubwo turi urugingo rwa bagenzi bacu muri Yesu Kristo, igihe tutakoze inshingano zacu umubiri wose urababara. Ariko hari ikirusha byose agaciro. Kuri kino gice cya 3 havuga neza ikirusha byose agaciro. Ni iki kirusha byose agaciro? Nta kindi kintu cyarusha byose agaciro uretse kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Bino byose tubikora kugira ngo tuzabane n'Imana ubuziraherezo. Nahamagariwe iki? Kuba mu muhamagaro wawe neza, bituma uzabana n'Imana ubuziraherezo. Mbese wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe? Uyu munsi niba utaramwizera, wamwizera. Niba waramwizeye kandi nabwo, komeza kubana nawe, ndetse ukomeze kwezwa kugira ngo uzabane nawe ubuziraherezo. Niki cyadushoboza? Pawulo aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hano twaganiraho byinshi cyane kandi bitandukanye ku cyo umuntu yakora kugira ngo arusheho gusingira ikirusha byose agaciro, ariko ntabwo twagenda tuvuga buri kimwe, ariko numara kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, cyangwa niba waramwizeye, haguruka ukora icyo wahamagariwe. Uyu munsi abantu bafite byinshi bashaka gukora mu buzima bwa buri munsi, ariko ntabwo bita kuri kino kirusha byose agaciro. Wibuke neza yuko mu byo ukora mu buzima bwa buri munsi ushobora kuba ubikora neza, akaba ari wo muhamagaro wawe. Mbese ni iki gishobora kumpishurira umuhamagaro wanjye? Uyu munsi ndakwinginze
wo kugendera mu kigare ngo ukore nk'ibyo abandi bakora, ahubwo inginga Imana iguhe ihishurirwa rindi rishya rikwereka icyo ukwiriye gukora, kuko abantu benshi bazaza bakubwira ko icyo wahamagariwe ari iki ngiki, icyo ukwiriye gukora ari iki ngiki, bakurikije uko bakubona kugaragara muri sosiyete, bakubwire ngo nyamara uramutse ukoze iki ngiki nibwo byagenda neza. Ariko uyu munsi ndakwinginze, wikora icyo ngicyo kuko babikubwiye, wikora icyo ngicyo kuko babigiriwemo inama, ahubwo rushaho kongera ubusabane bwawe n'Imana, usenga Imana iguhishurire icyo ukwiriye gukora, aho umuhamagaro wawe uri. Mbese ubuzima bwacu ni ubuzima bunezeza Imana? Icyo twifuza ni ukuzabana n'Imana ubuziraherezo. Uyu munsi zirikana yuko aho ngaho uri uzahava hakaza abandi, ndetse nabo bashobora kuzahava hakaza abandi kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira gutwara itorero rye. Ndakwibutsa ko abatubanjirije bagiye bakora byinshi kandi byiza, baharanira kuzabaho ubuzima bwiza, ariko igihe cyose urupfu rwazaga rubatunguye rukabatwara. Iyo rwamaraga kubatwara nta migambi, nta bundi buzima, ariko uyu munsi wowe uracyafite ubuzima, uracyahumeka umwuka w'abazima, uracyafite imbaraga zo gukora icyo wahamagariwe. Ndagira ngo nkwibutse ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Jya utekereza ku buzima bw'urupfu. Umunsi wo kuvuka kwawe urawuzi, ariko umunsi wo gupfa kwawe ntabwo uwuzi. Ushobora kuzatungurwa mu gihe kizaba utiteguye. Niyo mpamvu nakwinginga ngo usabe Imana iguhishurire icyo ukwiriye gukora n'umuhamagaro wawe, kuko twese twabibonye, turi benshi ndetse dufite n'inshingano zitandukanye, ariko turi umwe muri Yesu Kristo. Buri muntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Icyo ukoze cyose ujye ugikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, haba mu buzima bwa buri munsi, mu murimo w'Imana, no mu byo utekereza, no mu byo ukora byose. Yesu baramwegera baramubaza bati, mbese ni iki nakora kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana? Ubwo yari umusore, ariko Yesu arangije aramubwira ngo genda utange ibyawe byose, kuko yaramubwiye ko amategeko yayitondeye yose. Bivuze ngo ntabwo gukora bihagije, nta nubwo gusenga bihagije, ahubwo ukeneye ihishurirwa. Bakomeza babaza Yesu ngo ni irihe tegeko risumba ayandi yose? Arangije nabwo ababwira amagambo akomeye cyane, arababwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose, n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose. Ubwenge bwanyu mubukoresha hehe? Mbese bukora iki? Buhesha Imana icyubahiro? Imbaraga zawe zikora iki? Mbese ibyo zikora bihesha Imana icyubahiro? Uyu munsi ndakwinginze ngo ibyo ubona bikwiriye bishobora guhesha Imana icyubahiro, ukomeze kubikora. Ushobora gutunganira umuryango wawe, ushobora gufasha bamwe mu bagize umuryango wawe, abo mubana muri sosiyete, bakongera guhishurirwa yuko Imana ari urukundo kandi yiteguye kuzabana nabo iteka ryose. Reka dusubikire aha ngaha. Ibyo tutaganiriye uyu munsi tuzabiganira ubutaha mu kindi kiganiro kizakurikira iki ngiki, ndetse mbashishikariza no kuzakurikira ibindi biganiro byatambutse mbere ku batarabashije kubikurikirana. Imana ibaho umugisha. Amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'abantu bose akomeze kubana namwe. Reka dusenge. Imana turagushimye, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi tugirira, tugushimiye yuko uko bwije n'uko bukeye uhora wongera kutwibutsa ko hari icyo waturemeye, kandi wongera kutwibutsa ko umugambi wawe ari mwiza ku buzima bwacu. Niyo mpamvu rero akanya nk'aka ngaka tukweretse imitima yacu kugira ngo wongere kuduhishurira icyo dushaka. Reka umugambi wawe mwiza utajya uburizwamo ukomeze kugendera buri muntu wese wakurikiranye kino kiganiro, wongere umuhishurire icyo akwiriye gukora mu gihe nk'iki ngiki.
n'aho yagikorera mu buzima bwa buri munsi no mu murimo wawe. Reka umugambi wawe utarondoreka, imbaraga zawe zitagereranywa abe arizo ukomeza kuduha. Tuzi neza yuko hari ibitero byagabwa mu izina rya Yesu Kristo, kwanza ibitero ibyo ari byo byose by'umwanzi mu izina rya Yesu. Duhamagaye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo arizo zikomeza kutwiyoborera ndetse zikomeze kugendana natwe mu buzima bwa buri munsi, zikomeze kuduhishurira igihe uzazira n'igihe cya nyacyo. Kandi Mana, twagira byinshi byiza by'agaciro, ariko umwe yarabivuze ngo kugira ifeza n'izahabu ni byiza